bantu bacu mumeze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga uko Perezida Kagame abona demokarasi nyayo. Turabibutsa ko ari Urugo Rwiza TV, cyane bagezaho amakuru atandukanye yibanda ku muryango, imibereho myiza y'abagize umuryango, ni ukuvuga umugabo n'umugore, ababyeyi n'abana, tutibagiwe n'urubyiruko. Turakomeza kubashishikariza tubinginga ngo mudushyigikire mukanda ijambo subscribe cyangwa se abone riboneka mu nyuguti zitukura kuri ekara cyangwa screen y'igikoresho cya elegitoronike murimo mwifashisha. Turabamara impungenge ko gukora subscribe byonyine nta gihombo bibateza, ahubwo muba mudushyigikiye muri uyu murimo wo gutegura video no kuzibagezaho, binatuma mubona video zacu zigisohoka. Reka dukomereze kuri video y'umunsi. Perezida Paul Kagame yavuze ko politiki igihugu kigenderaho ikwiye kugenwa hagendewe ku muco n'ibibazo igihugu gifite n'icyerekezo cyaho gishaka kugana, kuruta kugendera kuyo abandi bantu bagena. Mu kiganiro yahaye televiziyo na radiyo y'igihugu ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 Ukuboza 2019, yavuze ko kuva mu myaka 25 ishize ntawe u Rwanda rwemereye kurugenera uko rubaho, kandi abanyarwanda babayeho uko babigenye. Imyaka irashira indi irataha. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari amasomo u Rwanda rukora mu bibera mu bihugu bya Afurika. Irya mbere rikaba ari ukudahitamo kugendera kuri politiki yanditswe n'abandi, ahubwo hakagenwa iyo rugenderaho ubwarwo. Yavuze ko kugendera kuri politiki abandi bakoze byaba ari ukwibeshya, kuko baba barayishizeho bagendeye ku by'iwabo. Yagize ati naho kuvuga ngo njyewe nashizeho demokarasi ikwiriye gukurikizwa n'abantu bose, niba warayishizeho wabishiriyeho abawe, kuki wumva ko abantu bose ari byo bakwiye gukurikiza? Yavuze ko bamwe mu bavuga ko bafite politiki na demokarasi ikwiye kuba ihame nabo usanga bafite ibibazo, akibaza impamvu baba babifite kandi bavuga ko bafite ibyiza. Urugero ni nk'ibikomeje kuba muri Amerika, itorwa rya Perezida Donald Trump, imikorere ye, imirigito yo kumweguza n'ibindi, ukunanirwa kwivana mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi ku gihugu cy'Ubwongereza. Nanone bikaba byarananiye kumenyekana niba kuva muri uwo muryango ko iki gihugu cyakugumamo ari byo bigifitiye inyungu. Perezida Kagame yagize ati twarebye amateka yacu twihariye tudasangiye n'abandi, hari n'ibindi bidutandukanye, hari n'ibyacu, hari n'ibyo dusangiye n'abandi. Nta kintu na kimwe cyigeze gikorwa hano mu Rwanda, yaba itegeko nshinga, yaba izindi gahunda, byose nta na kimwe cyigeze kijyaho kidaturutse mu bitekerezo by'abaturage. Perezida Kagame yavuze ko umunyafurika agomba kugira aho ashingira kugira ngo ayobore ubuzima bwe, ataretse ngo undi muntu agene imigendekere yabo. Abashaka umugati bagana iyo bigiye. Perezida Kagame yavuze ko bakwiriye gutekereza ku mugati w'igihe kirekire kurusha iby'akanya gato, aho ababikora kubera ubwoba bwa politiki ntaho baba bagana. Yagize ati inama najya, umugati bashaka n'uwo mugati urambye,
umugati utarambye urawushakira iki? Naho ubwoba se, politiki y'ubwoba yaba ari politiki nyabaki? Perezida Kagame yavuze ko ahubwo ubwo bwoba bukwiye kuvamo imbaraga zo gukora ibirenze. Yavuze ko abakora ibyo akenshi usanga nta nyungu bakuramo, imyaka igashira indi igataha. Ngibyo ibitekerezo by'umukuru w'igihugu. Nguko uko Perezida Paul Kagame abona ibijyanye na politiki nyayo. Twe ntacyo twarenzaho, tubaye duhagarariye. Naho ubutaha, bye bye.